kugubwa neza. Reka tubifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora, Uwiteka abahire cyane. Turagarutse muri iki gitondo tuzindukanye na ya kipe. Umunsi w'ejo yaradufashije cyane, idusobanurira icyigisho cyiza cyane kitubwira ngo gusobanukirwa kurimo ubupfapfa. Ni muri cya cyigisho kitubwira ngo Yesu ni impumyi. Ni muri bya byigisho byacu rero abageze hano bwa mbere vuba turi kwiga ibyigisho bitubwira ngo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ni ibyigisho bya Bibiliya mu ishuri ryo ku isabato bidufasha kwiga Bibiliya. Rero tubikurikirana kuri iyi channel SDARM Rwanda, ni itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura. Twiyemeje kubagezaho ibi byigisho kugira ngo bidufashe gusobanukirwa na Bibiliya. Amazina yanjye rero nitwa Ukugize Jean Pierre. Reka dusabe na bene data n'abatumirwa muri studio kugira ngo babasuhuze maze dukomeze muri ibi byigisho duhereye hano iburyo. Yesu ashimwe cyane. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Murakoze cyane. Reka twakire na mushiki wacu nawe abasuhuze kandi abibwire. Mwaramutse neza, mugire igitondo cyiza. Nanjye nitwa Mukanguterusi, Uwiteka abahire cyane. Murakoze cyane. Mwaramutse amahoro. Mwaramutse amahoro, turashima Imana. Yego rwose. Uyu munsi rero muje kugira ngo mudufashe kumva neza iyi ngingo itubwira ngo kubwo guhesha Imana icyubahiro. Ejo mwasobanuye neza ingingo itubwira ngo gusobanura. Urakoze data wera, turagushimiye muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye ijambo ryawe wandikishije. Tugiye kumara akanya twiga ijambo ryawe tubumbura ibyanditswe byera. Umwuka wera ari bugufi bwacu kugira ngo atwigishe. Dusabiye umugisha abadukurikirana kuri iyi channel ndetse n'abazadukurikirana bazakurikirana ibi byigisho. Umwuka wera azabigishe kandi ubuntu bwawe kuzakomeza kubana nabo. Ineza yawe ikomeze kudukomereza mu rukundo rwawe. Twe n'abatwumva tubyakira mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Reka dusabe Rusi atunyuriremo mu ncamake ingingo twize ejo itubwira ngo ugusobanukirwa kurimo ubupfapfa. Tubone tujye ku ngingo yo kuwa kabiri. Karibu Rusi. Murakoze cyane. Iyi ngingo yo gusobanukirwa kurimo ubupfapfa, twabonye yuko ubupfapfa burimo nuko twabonye yuko Abanyafarisayo bumvaga yuko niba umuntu ahuye n'ibibazo cyangwa se iyi mpumyi yari yarahuye n'ikibazo cy'ubuhumyi ko kuba byarabayeho byatewe nawe n'ingaruka z'ababyeyi be. Kandi mu by'ukuri ibyo bintu ni ubupfapfa kuko twabonye ko nyirabayazana byose ari Satani, ari gutera ibi byose. Kandi iyi mpumyi nabyo bigaragara ko byari kugira ngo imirimo y'Imana izagaragare. Uko niko twabibonye. Yego rwose. Yesu ubwo yari kugendana n'abigishwa be, kuko icyigisho turiho kiratubwira ngo Yesu ni impumyi. Bakubitana n'umuntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona, bahita bamubaza ati wakoze icyaha cyangwa ni ababyeyi. Yerekana ko mu mibereho yabo iyo babonaga umuntu w'umunyacyago runaka ubana n'ubumuga butandukanye, ufite ibibazo bitandukanye, bahitaga bamenya bavuga ngo uyu nguyu arazira icyaha cye cyangwa arazira icyaha cy'ababyeyi be. Ariko byaje gusobanuka kandi n'uyu munsi barushaho gusobanuka. Noneho ingingo y'uyu munsi iratubwira ngo kubwo guhesha Imana icyubahiro. Reka dusabe mwene data Aimable aturebere muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5. Ikibazo kirabaza ngo ni ikihe gisubizo cya Yesu gitanga umucyo ku byerekeranye n'imibabaro y'icyaha muri Yohana 9 umurongo wa 3 kugeza 5. Yesu arabasubiza ati, uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be, ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa bugiye kwira. Ni igihe umuntu atakibasha gukora. Nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Yego, akoze cyane. Urumva igisubizo Yesu yahaye bari abigishwa, yarababwira ati yaba uyu nta cyaha yakoze, yaba n'ababyeyi be nta cyaha bagize bate bakoze. Ariko hirya twabonye ko ibintu byose bitubaho ngo ari ingaruka z'icyaha. Ariko ntidukwiriye gusobanukirwa ko twe twavutse ari nta cyaha dufite, ahubwo tugomba kumenya ko iriya mitekerereze abantu bari bafite bwa buryo bwo kugira ngo ibyaha bihererezwe ku Mana ko ari we nyirabayazana w'ibyaha byose cyangwa se w'ingaruka zibaho zose. Hari cyese vuga ntabwo ari kwa kunavuka
ari uwera nta cyaha afite ngo icyaha cy'inkomoko tukivukana. Ahubwo se akoresheje imvugo abigishwa bashobora guhita bumva yuko atakoze icyaha cyamukururiye ubuhumyi. Yego. Yabahaye igisubizo gihwanye n'uko babyumvaga yuko icyaha atakoze icyaha cyangwa ababyeyi be byatumye ahuma, ariko icyaha cy'inkomoko cyo twese turakivukana. Urakoze cyane. Reka dusabe Rusi adusomere mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose amagambo make cyane, umurongo wa paje ya 471, turushaho kumva neza ibi bintu. Karibu. Haratubwira ngo imyizerere abayuda bari bafite ku byerekeye isano iri hagati y'icyaha n'imibabaro niyo n'abigishwa ba Yesu bari bafite. Igihe Yesu yakosoraga ikosa ryabo, yasobanuye impamvu y'imibabaro igera ku muntu, ahubwo yababwiye icyajyaga kuba ingaruka. Yababwiye ko ari ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanwe. Yaravuze ati nkiri mu isi ndi umucyo w'isi. Urakoze cyane. Aya ni amagambo asobanutse kandi abadukurikiranye turushaho kubyumva. Imyizerere abayuda bari bafite ni nayo n'abigishwa ba Yesu bari bafite kuri iyi ngingo. Ikindi kandi none buriya hari ibintu tugera tukinuba ukivovota tukagira ngo ni ishyano ryaguye, kandi mu by'ukuri nubwo byaba bikubangamiye hari igihe Imana yemera ko bigeraho igira ngo iheshe icyubahiro. Buriya Yobu biriya byamubayeho, Bibiliya ubwayo ihamya ko Yobu yari umukiranutsi. Kuri najyaga gusenga yatambiraga ibitambo n'abana be, avuga ati ahari wasanga bacumuye. Yari umukiranutsi rwose, ariko se byamubayeho ni ingaruka z'ibyaha yakoze, ahubwo Imana yemeye ko bibaho kubwo kwihesha icyubahiro. Yego. Nawe badukurikiye rero, niba ufite ibyago, niba ufite ibibazo, n'umuntu ufite ibibazo, ujye uzirikana ko byose biri mu rukundo rw'Imana. Ibyiza n'ibibi biravuga ngo dufatanyiriza hamwe kutuzanira ikintu cyiza. Imana twifuriza ibyiza, ntabwo twifuriza ibibi. Kuri B, ngero turebe muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 6 n'uwa 7, ikibazo kiratubaza ngo ni iki Yesu yakoze nyuma yaho gato, kandi ni gute iyo mpumyi yifatanije nawe? Dusomere icyo gice cya 9 umurongo wa 6 n'uwa 7. Amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo, akamusiga ku maso. Nuko aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Yego. Tugiteze amatwi aya magambo, reka twumve gato muri cya gitabo n'ubundi Rusi ari kudusomera, akomeza asome hepfo kuri ya paje ya 471, igitabo cy'ibifuzwa ibihe byose. Urakoze cyane. Haratubwira hatya hati amaze gusiga kondo ku maso y'impumyi, yamwohereje kujya kwiyuhagira mu kidendezi cy'i Silowamu, maze aragenda ariyuhagira, arahumuka. Uko niko Yesu yashubije ikibazo cy'abigishwa abinyujije mu bikorwa, nk'uko yahoraga asubiza ibibazo bamubazanyaga amatsiko. Urakoze cyane. Amagambo meza cyane rwose. Hano urumva akimara kusanga uwo muntu wari impumyi ari mu kiganiro n'abigishwa be, yahise acira hasi atoba kondo, akamusiga ku maso, aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'i Silowamu. Noneho agiye abikoze rero, urumva nicyo gisubizo yahaye abigishwa. Ariko ni ukuvuga ngo buriya nitujya hasi turaza kureba kuko uwo muntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona yaragiye ariyuhagira kandi agira umugisha arakira. Noneho muri se, wenda tunyaruke kuri se tuze kubyumva neza. Sobanura uko abaturanyi b'uwo muntu wari wakize babyakiriye mu buryo butandukanye, kandi uvuga ikiganiro cyabayeho hagati ye n'abaturanyi be. Usome umurongo wa 8 wihuse w'igice cya 9 ugeze kuri 12. Abaturanyi be n'abamubonaga kera aho asabiriza barabazanye bati uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ni njyewe. Baramubaza bati mbese wahumutse ute? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobye akondo akansiga ku maso, arambwira ati jya i Silowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira, ndahumuka. Baramubaza bati ari he? Ati simbizi.
simbiza ariko nagenje ne cyumva no kugera kiza navumutse. Reka aya magambo nanone tuyasongere muri cya gitabo. Rusi nakomeza dusomereho hepfo twumve noneho tubitange ibitekerezo kugira ngo ibi bintu birusheho gusobanuka. Abaturanyi b'uwo musore wakijijwe n'abandi bari basanzwe bamuzi ari impumyi baravuze bati uyu si we wicaraga asabiriza. Bamurebanye gushidikanya kuko ubwo yahumukaga mu maso he harahindutse agira isura irabagirana, bityo yagaragaraga nk'aho ari undi muntu. Bagiye babazanya ikibazo, bamwe baravuze bati ni we, abandi bati si we, icyakora asa nawe. Nyamara uwo wari umaze guhabwa umugisha ukomeye yakemuye impaka, arababwira ati ni njye. Arasibamara rwose. Hano urumva ubu ntabwo yakize gusa ahubwo yaranarabagiranye. Ese impamvu ikatuguha akanya urumva ushaka kugira icyo uvuga kuri ibi bintu kubwo guhesha Imana icyubahiro. Rero nubwo no mu by'ubuzima nabyo bishoboka, ariko ndashaka kwivugira ku Imana ihindurira umuntu amateka mu rwego rw'iby'umwuka. Hari igihe abantu kirabo bashobora kuba bari bakuzi uri umunyamahane, urwana, uri umunyabibi bikomeye cyane, nk'uko Stefani yarazi Sawuli. Ariko nyuma ukihana, baranitwe ducira mu iteka mu munyabyaha, mu nyungu z'ibibi, hari igihe umwuka wera amugenderera akihana. Noneho iyo wihaniye ugahinduka uwari mwene Nkuba, agahinduka umwigishwa w'urukundo, abantu baratangara bakibaza ati koko niwe, ati cyakora ubanza asa nawe. Buriya Stefani azatangara ahure na Pawulo mu ijuru, kuko Stefani yapfuye Pawulo atarihana. Iyo Pawulo atarihana ari umura urasista ahagarariye atera umwete abari kumutera amati. Ubwo rero natwe dukwiriye kujya twisuzuma buri munsi kugira ngo imibereho twa dufite ejo idahwitse itariyo ihinduke. Nibura mu muryango wawe abana bafite bose barahindutse cyangwa mama yarahindutse, cyangwa se nibura umwana n'abaturanyi babyibone ko wahindutse, n'abaturanyi babone ko wahindutse. Oya nawe dusengera abantu tubagaragarire ko tutari icyakozwe kuri twe. Ibyo ngibyo nibyo Yesu aba ashaka kugira ngo tumuheshe icyubahiro. Kuba ari umunyabyaha uri mubi, Imana nta kintu yibwiye, nta kibazo kuri yo, kuko Imana yacu ni nyama. Ahubwo icyo ishaka ni uko uhinduka. Umuntu ari ukuzi ejo hashize uko wari umeze, abone nibura uyu munsi hari icyahindutse. Icyo gihe bituma hari n'abantu bihana, atari uko ubwirije mu kuvuga amagambo menshi, ahubwo bakihanishwa n'imibereho yawe. Gusa twabonye ko tutabyishoboza, twabonye hari imbaraga y'abadushoboza. Kwizera Yesu birashoboka. Reka duhe Rusi umunota nk'umwe nawe agira icyo yunganira muri iyi ngingo urushaho gusobanuka, noneho tuyisoze. Urakoze cyane. Icyo nakunganira kuri iyi ngingo ni uko iyi mpumyi yagize amahirwe yo guhumuka ku bigaragara ubumuga yari ifite, ariko yagize n'amahirwe yo guhumuka mu buryo bw'umwuka, kuko yarahumutse bimubashisha guhamya igikorwa cyamubayeho, kuko bari batangiye gushidikanya no kwibaza byinshi, aza akemura impaka. Bishatse kuvuga niba Yesu ahumuye umutima wawe, agukijije ibyaha byawe, ni ngombwa ko ubihamiriza n'abandi, impaka zigashira. Koze rwose. Hano ikintu gikomeye kirimo rero dusoza ingingo n'abadukurikiranye, Yesu iyo agukozeho ntabwo agukoraho gatoya, kuko hano iyi mpumyi yayihumuye amaso, ariko ubahise n'uruhu rwe rurabagirana. Kandi noneho uburwayi bw'uyu muntu bwatumye Imana ihabwa icyubahiro. Rero hari n'igihe ingorane zawe nawe buriya tutinze kwizera, nugira kwizera ingorane zawe hari igihe zizatuma Imana ihabwa icyubahiro. Kandi Yesu ntazigukiza, ntazazigukiza zonyine gusa, ahubwo azazigukizanya n'ibindi. Tuzakomeza no kubibona hirya, muzakomeze gukurikirane, tuzarushaho kumva byinshi byabaye kuri uriya muntu wabanaga n'ubumuga bwo kutabona. Imana rero ibaha umugisha. Reka tubashimire abadukurikiranye, ariko cyane tunashimire abatumirwa bacu biyemeje kudusobanurira rwose ibyigisho. Imana ibaha umugisha cyane. Rero ibyigisho byacu nakagaruka, Uwiteka abaha umugisha mu izina